Hello guys, ndabashubuje. Mbazana andi mahirwe y'uburyo ki ngiye kubarangirana mugiye gusaba akazi. Yes, murabona ahangaha tugiye aho bita buysellorrent.com. Aha ni ahantu tugiye gushakira akazi. Wenda umuntu ushaka akazi, hari imyanya myinshi itandukanye kuri uru rubuga cyangwa se iyi website. Tubonye hano ko iri gushaka abakozi, irashaka abakozi 50 bazakora akazi ka telemarketing cyangwa se client follow up. Ibyiza by'akazi, akazi gahita gatangira, commission na bonus biratangwa, transport allowance irahari, training y'ubuntu, amahirwe yo kuzamurwa mu nshingano, nta mipaka ku mafaranga ushobora kwinjiza bitewe n'umusaruro. Ibisabwa rero, birasabwa ko uba uvuga ikinyarwanda neza, kuba ufite AD nibura, kugira smartphone, kumenya gukoresha internet, email na WhatsApp, kuba ufite ubushake bwo gukora no kugera ku ntego. Inshingano zawe uzaba ufite: guhamagara abakiriya, kuboherereza SMS cyangwa WhatsApp, gukora follow up, gutegura appointment, gusobanurira abakiriya serivisi z'ikigo. Ubundi mbabwira nti reka tugende kuri iyo website n'ubundi nkuko nari nyiberetse, ubundi duhita dukomeza tugere gute turebe aho tugiye gusabira akazi. Yes, murabona ko ari ngaha website twayigezeho. Urabona bari kutubwira ngo bayita buy sell or rent. Tubonye inshingano z'umuntu ndetse n'abakozi bari gushaka. Then katuzamuka hano tugende tujye hehe kuri apply jobs. Hano hari gura cyangwa buy, gurisha, sell, kodesha cyangwa se rent. Jobs, tujye kuri jobs. Niba uzahita ukanda hano ku ruhande gatoya, numara gukanda kuri jobs, tegereza biroding. Yes, byaje. Job application form, watch video before applying. Ushobora kureba video mbere yuko applying. Hano irahari. Ushaka kodesha inzu, imodoka, kugurisha ubutaka cyangwa se ibindi bikoresho bya electronique bitandukanye. Reka nkubwire yuko ubu ngubu hari urubuga ushobora kuguriraho rwa buysellorrent.com. Bari kutubwira ko ari urubuga nyine rwaje n'ubundi rwo kuza ugurishaho buri kimwe. Reka nongere kwirirwa mbitindaho, ahubwo mbereke ibikurikira cyangwa se ibyo umuntu agenderaho. Icyambere, full names. Urandika amazina yawe yombi, urandika amazina yawe yose uko ari, uhitemo akarere bireta biza, uhitemo akarere urimo. For example, let me choose Rusizi. Then uhitemo umurenge, let me choose just like Ngombo. Nimero yo nayishyizemo ngira hari, select position. Wenda sana uhita mu mwanya se uzakora kuri call center, uzakora kuri field agent, uzakora kuri sales, uzakora management. Wenda ushobora gukora kuri call center, birashoboka ukajya wakira abakiriya cyangwa uzakora kuri management, biraterwa naho wiyumvamo. Yes, kamitemo call center. Then mitenza kuri education level, secondary high school, wenda experience 3 years, wenda email irahari. Then nandikemo itariki y'amavuko, nze muri hano kuri uyu mwaka kugira ngo imyaka izemo. Then nimara kuzamo mpitemo umwaka wenda hari. Then like let me choose this and let me choose this tariki. Then hano ikintu uhita ukora, uhita wapplyinga CV yawe cyangwa se dushyiramo CV yawe. CV hano ituza ukayishiramo CV yawe, uhita ukanda hariya ugahita uyibona. Then ukayaploadinga, ugashyiramo irangamuntu yawe. Irangamuntu nawe wamara kuyishyiramo bikaba birabaye, bikaba bivuyeho. Irangamuntu wamara kuyishyiramo ukazamuka ukajya kuri diplome. Diploma nayo ukayishyiramo. Then waba ufite umuntu wakurangiye nimero yiwe ukayishyiramo. Waba nayo ufite ugahita ukanda kuri submit application, ukabanza ukareba mbere uko njya mbabwira ngo mbere yuko submitinga ujye ubanza usubiza inyuma
urebe ko amakuru watanze ageze gute, ariyo ibyo ushaka aribyo, then ukande submit application. Ndabakunda cyane rero, aka karagatangazo mbashyiyeho kugira ngo mukore application. Numara gukora application, aho uwo binanira uwo bicanga anyandikire kuri 0789501515 ubundi mufashe kwa applyinga. Babwira ngo ini Skillnet Rwanda, ishuri ry'abanyarwanda murangira, aho wabona akazi mwakwigisha uburyo ushaka gukoresha ikoranabuhanga ryawe wa applying ushaka akazi, mu bikoresho byawe by'ikoranabuhanga, icyakunaniye cyose online hano rwose ujye umbaza ngo ngenda shaka gukora ibi ariko byananiye. Murabona ahantu turi rero ni kuri buysellorrent.com, urubuga ugurishirizaho ukagura ibyo ushaka. Habaho ibibanza, gukodesha ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, intebe, ameza, ibitanda, buri kintu cyose. ndi kubona hari ibintu byinshi bitandukanye. Ubwo rero mbabwira nti ndabakunda cyane, reka ne gutinda no gufata umwanya muri rwaro kugira ngo mbageze aka gatangazo. Uwo bicanga cyangwa se uwo binanira ambwire mufashe kugira gute gukora application. Ubundi mbabwira ngo ntacyo ntazabazana, gipfa kuba ari akazi kizabinjiriza amafaranga usibye ikibi cyonyine, ariko ahantu hose harimo icyagutungira umuryango nzajya nkurangira kandi ukoresheje iki ubyikoreye. Nge gahunda mfite nuko bita Skillnet, ni ubumenyi kandi bwa internet, ukamenya kuyikoresha ukayibyaza umusaruro. Ubundi mbabwira ngo ndabakunda, ciao bye bye.